Bikanguye ikaze muri ikiganiro. Uyu munsi ngiye kugaruka byinshi ku buzima ariko ndibanda cyane ku ibaruwa cyangwa ubutumwa perezida yahawe n'uwitwa Bamporiki Edouard. Yavuga ngo niki yifuzaga kugira ngo yongere kubabarirwa cyangwa se yongere guhabwa agaciro muri guverinoma, yongere asubire ku mirimo yiwe. Ni mu kiganiro naguteguriye. Ngiye giteguye nkonge kukikugezaho, nitwa MC Robert. Iyi bayita Waraserutse TV. Mwibutse gukora subscribe muvandimwe, ni umusanzu ukomeye. Iyo uyikoze uba uwemeje neza ko ibyo naguhaye byakugira akamaro kandi wanezerewe. Bamporiki kuri uyu munsi cyangwa se aka kandi kuvuga ni umwe mu bantu bamaze kwemera ko yakiriye indonke cyangwa amafaranga atari kuri gahunda. Ari gutakambira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse amugenera n'ibaruwa. Bamporiki abinyujije kuri Twitter ye yavuze ko umutima we wanze kumuha amahwemo nyuma yo guhemuka. Yagize ati: nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, narahemutse, umutima wanze kumpa amahwemo. Bavandimwe, nshuti zanjye namwe bankurikira kuri urubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke, nkaba nafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi, ndatakambye. Usibye aya magambo Bamporiki Edouard, hari n'andi magambo menshi yamanuje, ariko iyi page niyo yarageneye umukuru w'igihugu. Bamporiki yemeye ko yakiriye indonke nyuma y'umunsi umwe ahagaritswe ku mirimo ye Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kubera ko hari ibyo agomba kubazwa kandi yarakurikiranyweho nubwo nta kintu yarigeze asobanura. Ibi ni bikubiye mu itangazo rimuhagarika ryashyizweho umukono na Dr. Minisitiri Dr. Edouard Ngirente ejo kuwa 4. Bamporiki yahagaritswe nyuma y'amakuru yari yacicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu mugabo yaba yafatiwe mu cyuho yakira ruswa. Mbere y'uko aya makuru yemezwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, iri tangazo rwasohoye rwavuze ko Bamporiki afungiwe mu rugo. Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iperereza ku byaha akurikiranyweho rikaba rikomeje mu gihe afungiwe mu rugo, ariko bisa nkaho bitakiri iri perereza kuko ubwe yamaze kwemera ko yafashe indonke agafata amafaranga atahawe cyangwa se agakoresha izina rye mu nyungu ze bwite.